ngiye kurwanira kuri ishuri y'abandi. Okay. When do you want to get married? At what age? 2. Is it okay to have a boyfriend or a girlfriend when you're a Christian as a youth? Which decision did you ever make that felt right to you? However, you couldn't convince others about it. Barambaje ngo niwe mwanzuro nigeze gufata ku bwanjye nkumva ariwo ariko simbashe kumvisha neza abandi. Okay, hari wangumye mu mutwe. Kuitambwiye ko nzaza kubazwa. Nze niteguye. Nze niteguye nazanye utuntu tw'utuverise ewan. Nze nemeza umukristo avanga avuga ati mbonye Imana igenda n'amaguru i Kigali. Hanyuma gupostinga cyangwa se kuyikoresha kubw'icyubahiro cy'Imana nkuko wari wimbajije. No kugira ngo ufite dukora umurimo wacu nk'abakristo wo kuzana abantu ku Mana and all this stuff around faith, yeah. Banza unawumenye ngewe am I the right person in the first place? Ese ibyo nkora hano hanze ni bizima. Njye nkunda kuganira n'abantu bati ngiye birambangamira cyane iyo mbona umuntu ukora amanyanga tuzi twese ku karubanda. Ama posting iby'Imana akabihoramo akabaza who is confusing who. Kandi arabikora. Hello everyone, muraho neza, mwaramutse, murakomeye aho muri bitewe naho muri hose. Mbaye kaze kuri The Grace Note Podcast, a place where your faith meets your life and young heart come alive. Aho urubuga rwacu n'urubuga rwanyu bahaye ikaze. Ese mwarakoze subscribe? Mujye mwibuka gusangiza bagenzi banyu ibyiza mubona aha ngaha. Mujye munatubwira naho twakosora twajya tuwakosora nta kibazo. Tubaye ikaze kuri no munsi aho tugiye kuganira ku ngingo idasanzwe faith in ages of social medias. Ni ingingo idasanzwe ukwizera muri ino minsi turimo aho usanga buri kintu cyose kibaye gishyirwa kuri social media stati, turarwanira followers, turarwanira views, turarwanira ibintu byinshi cyane. Ese birashoboka ko twakomeza ukwizera kwacu? Reka tubiganireho, turi kumwe n'umugest udasanzwe. I hope ko mwamaze kumubona. So muvuge Shema ngo ikaze. Yindura bivuga. Ngo ikaze. Okay. Hello everyone. Aginuri ukundi. Tubahaye ikaze. Ese mwara subscribinze. How do you feel about that? Colin. Shema. You guys, aginuri umva. So hi guys, how are you? Hope you're doing well. Nitwa Shema. Shema Lion on my social media. Zako nitwa Shema Espérant. Je m'appelle Espérant. Byiringiro. Niteranywa n'ingagi. So uyu munsi naje kuganira kuri The Grace Note. Okay, a place where faith meets in your life. Yeah, I'm here. I'm here. And young God come alive. Yes. Let's hope quite big time. Shema karibu. Urakoze cyane. Sinzi niba uri buze kumbaza impamvu natekereje kuri kino kintu. Kuri ndabikubajije. Ndabikubajije bitubwire. Njyewe n'abantu bakorera kuri The Grace Note, we need to know why. Hari ikintu nshaka kubaza. Nibyo navuze natangiye mvuga muri introduction. Turi mu isi aho social media is taking over cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Sinzi niba njye bibaho ariko iyo telefone yanjye yazimye mbura amahoro itanafite na internet mbura amahoro. So rero hari ibintu byinshi cyane tubona. Shema yagira live nigeze kubikubwiraho ukuntu iyo wapostinze bya bintu by'ibibazo mbameze gutya mba ngomba kubireba byanze bikunze. Yeah, ni movie. It's a movie. So ntekereza nk'abakristo cyangwa se nka generation turi kubaka gute tutakoresha social media influencing abandi mu buryo bwiza, kuko mostly abantu benshi bari kuyikoresha cyangwa se bari kwibona benshi usanga ibicaho kugira ngo ibakize. So umuntu nkawe nka Shema
ukurikirwa n'abantu benshi cyane ukoresha social medias cyane ntabwo ariko byumva ntabwo ari benshi cyane ariko yeah it's fine I get your point I'm getting your point yeah. Ni gute ushobora kuba wadufasha kugira ngo kutwumva ku buryo dushobora gukoresha social media mu buryo buri positively bwubaka abandi and again buhesha Imana icyubahiro? Yego, urakoze ngusubize nuko yes ndavuga social media ku rwego rumwe ngenge nyibona uburyo ikoreshwa kandi si hano gusa ni ku isi yose muri rusange. Social media, I can describe it as a confusing tool that is being used by confused people at a point. Sibyo? Ni ikintu gicangisha, ni igikoresho cyagucanganyikisha ku rundi ruhande kandi gakoreshwa n'abandi bantu bacanganyikiwe. Sibyo? Yeah, and I'm going to explain my point. Gicangisha abantu? Ubwacyo kiracanganye kandi gikoreshwa n'abantu bacanganyikiwe. Ngiye kugusobanurira. One, kiri too wide, ni kinini kandi kikagera ahantu hose. So ikintu cyose cyangwa se umuntu wese buriya abantu uzarebe no kuri characterize abantu, umuntu ubera ahantu hose icyarimwe birangira yicanze nawe ubwe. Ubana n'abantu bose, icyo twita kubana n'abantu bose amahoro. Ati njye nta muntu tuyo ikibazo. Uzasanga afite agaposhon ko gucangwa, sibyo? So iki ngiki ni ikintu communicating ku bantu miliyari 8 zituye isi. Just in the blink of an eye. I'm talking about social media. Instagram dukoresha i Kigali. Ama features ifite n'ibintu byose. Ni kimwe n'umuntu uri muri Denmark no muri Rusaka muri Lesotho bakoresha, sibyo? Kiyuzuye cultures zitandukanye, amagambo atandukanye, ads zitandukanye, focus zitandukanye, ibintu bitandukanye. So it is already confused, like the social media ubwayo yonyine. Ubwo mfashe platform imwe, ariko social media it's a big thing. None n'abantu bazikoresha. Abantu bazikoresha bareba ibintu biriho. Nge ntaza nkareba wowe Colin, ndi umukobwa for example. Nkareba ukuntu ukora lashes zawe, ukora nkabona ni byiza, ndabikunze ndashaka kubikora. Nahindukira nkareba undi muntu, ariko we nkabona afite a lighter skin, amenyo yarogeje, nkumva nabyo ndashaka kubikora. Nahindukira ngahita mbona undi mukobwa uteye neza, and let's put it like Gen Z's and my young people friends, let's just sex boobs and you know ibyo byose bimeze neza. Ikiganiro kigakiza gishyizemo sex boobs, but it's fine guys, you know we are going to talk about God right now. Yes. Wabireba ibyo bintu nawe, so I become confused. For example, nishize mu ruhande rw'umukobwa umwe runaka, cyangwa se amasore twese bitubaho, nuko mvuze ibyo abakobwa bakunda kureba ku ruhande, kuko nabongo ibindi bintu dukunda kureba. Usanga ndi umuhungu ndi kureba amamodoka meza, imyenda myiza, style, umutipe wateruye, kandi byose ndashaka kubigira. So nanjye mbaye confused. Uruga nkoranyambaga nkoresha, like the social media that I'm going to use, it is already confused and confusing because it has wide cultures and stuff. Nanjye nk'umuntu wabirebyeho, mfite abantu nzi bari mu buzima bwanjye, bari hanze yabwo, bari like you know network and everything, like ibintu byose mbona aho ngaho byanyivangiye mu mutwe kandi ndashaka kuba byose icyarimwe, then nkaba confused. So gukoresha social media ukaba successful, gikoresha ufite igiye kuyivugaho, ugifite icyo ukigiye gukora. Nkunda nka WhatsApp cyangwa se Twitter, ikunda kubaza ngo what's on your mind, like ugiye gupostinga, what do you have on your mind? Niba kwaje icyo ufite mu mutwe, mu by'ukuri utanze byose ufite mu mutwe. Umudamu ashobora kuvuga ati urabona gaze yashize, umuriro wagiye, abana imyenda yabashiranye, nta n'amata hari. Umugabo akaza akavuga ati ku kazi stress, iterambere ndabona birimo birananga, imisoro iransajije. That's what people have on their mind. So abandi umuntu akajyaho akugira ngo ibyo ngibyo mvuze ngo ibyo bajya gushiraho, sibyo? Ariko yajya kwandika, akandika ikintu gituma we cyamuha amahoro, cyangwa se yakisanisha n'undi muntu, cyangwa se none byose bikaba byivangiye rimwe. So it's not important, and there's no rush to respond to that question where your social media is asking you to respond about what's on your mind. There's no rush. Sinangwa ngo ubisubize buri gihe. You can take 3, 4, 5 days
cyane cyane nturi n'umwe influencer ngo uri ku-influencinga anybody kandi iyo ku-influencinga umuntu ufite umurongo u-influencingwamo abantu so it's very important do not just post wait until you think you have something to say hanyuma noneho kubikoresha hanga ndi kuvuga kugira ngo abantu umuntu adapostinga ibintu bimwangiza bikangiza n'abari kwereka ibintu bidafite umumaro andi kuvuga muri rusange ku muntu we ku giti cye hanyuma gupostinga cyangwa se kuyikoresha kubw'icyubahiro cy'Imana nk'uko wari ubimbajije no kugira ngo ufite dukora umurimo wacu nk'abakristo wo kuzana abantu ku Mana and all this stuff around faith banza unawumenye ngewe am I the right person in the first place ese ibyo nkora hano hanze ni bizima njye nkunda kuganira n'abantu bavuga ati ngiye birambangamira cyane iyo mbona umuntu ukora amanyanga tuzi twese ku karubanda ama posting iby'Imana akabihoramo who is confusing who kandi arabikora who is confusing who you are confusing yourself sibyo banza wisure wirebe bimenye unagira uko witwara hanyuma utanga ikintu uzi uvuga amagambo mazima ariko byose it comes out with a commitment of what you are doing mu by'ukuri batari umurongo ushaka kwiha because Imana ntiyagutumye kuyipostingira kuri Instagram ngewe I'm very straightforward I'm straightforward when it comes to that ntabwo twese twabavuga butumwa sibyo ako twakoresha imbuga nkoranyambaga zacu kwamaza ibyo twemera n'ibiturimo kugira ngo dusevinga abantu benshi niba ubyemera uri muri iyo position do not do it pretending sibyo kuko Imana ifite abantu benshi cyane n'ibintu byinshi byahesha icyubahiro so banza wirebe wimenye upostinga ibintu wumva uzi kuko nabyo upostinga ibintu by'Imana gupostinga gospel gupostinga faith related posts and stories you need to make sure you're posting something that is true and real ibintu biri mu kuri nawe urabyumva neza kuko abantu barayobyanya yego so to take people to God to post about faith and all this stuff it's a decision of you as a person and a commitment to it because I can't post a scripture today and tomorrow I post a sex tape cyangwa se I post myself in a club dancing ngera hasi so I think that's the point no kujyana imyitwarire n'umurongo wiha before you post that thing kushaka kugusha benshi kugira ngo uzamure benshi akwari nk'ishintu byo nibaza yes social media yo tubivuga benshi batekereza WhatsApp Instagram n'ibintu dukoresha ibyo dukoresha cyane ama application yandi nk'amapplication asebya Imana sinzi niba ujye yumva hariyo yitwa ngo gospel and uyakoresha iki kuri ujye kuyareba hikema ibyo bintu kandi warahindutse zimbwira ngo mbanze nzumve nanjye hariyo yitwa ngo toxic comparison iyo ngiyo nyine like niba abantu bashobora kuba bafata kwizera kw'abantu cyangwa imyemerere bakabigereranya hari ama application menshi cyane and nibaza ko twese tubyemere cyangwa se tutabyemerewe nashaka kubaza kuba social media twese tuyifite cyangwa se tuyikoresha nk'abakristo twemerewe kuba twakoresha izo application zindi zo ku ruhande cyangwa se hari ibyo tutemerewe cyangwa n'ibirenze ngenda gusubiza myumvire yanjye nawe unsubize mu yawe kuko kudeki ngende kwibaza hano turi ni hehe si kwisi yego ariko nk'umukristo ibintu ukwiye baburetse hari imyumvire ugomba kugira namwe ngende ngiye gusubiza mu myumvire yanjye so hano hantu turi ku isi hariho ibintu byinshi cyane bitandukanye sibyo hari izo application uvuze reka tunafokasinga kuri social media ariko iyo turimo turavuga urugero runaka ngiye mu myumvire yanjye tunabirelatinga n'ibindi bintu bitandukanye tunyuramo sibyo hari so ko ayo social media zamwe namwe ntayazi ngenda yazi kuko I like to navigate things for those people who don't know we have another podcast iyo podcast mbaho yitwa Chaiman nyikorana n'umushumba n'umupastor wanjye tuyikorana sibyo ngenza nkamuhama kuri ibintu biri kubera ku isi kuko we ukabyumva ntabwo nyine ntiyabijyamo sibyo katane wenda umwanya Barbara yabereye mu bana sibyo so ndazireba
hari n'iziri even worse. Izo ngizo nibe nazo zira comparing ibintu imyemerere n'ibiki. Hari izindi zikora icyo nakita nko gupresinga satani. Yego. Hari ama date apps yo kuguraho indaya. Arakora na mu Rwanda arahari. Sibyo? Yego. Yeah. Someone is busy and he's leaving the office and be like uyu munsi ntago ngenda ntasambanye agahita agira gutya agahita areba umwana mwiza puff. Ntago bishyurana. Hajya abantu bafite ibyumvo n'ibyifuzo byo gusambana. Sibyo? Ntago nza kuvuga amazina kugira ntazamamaza hari abantu bashobora kuzibyaza umusaruro. Let's focus utwe umurongo cyane kuri social media ko turimo turavuga. So hari izo ngizo. Hari ama application yo guhana ama plots ahantu habereye ibirori by'isi. Sibyo? Bihari. So ibyo ngibyo ni ibintu nk'umukristo. Izo application ntakeneye gutunga no gukoresha kuko ntago zicontributinga ku muntu we ndiwe no kubyo nemere. Buri abakristo dufite ubuzima tubayemo butandukanye. Actually nkunda kubwira abantu Christianity is not just about faith. That's very important. It's no kwerekeza. Faith is key. You can't be a Christian without faith. Sibyo? Ariko I can't see your faith. You can't see my faith. This is something inside here. Icyo ngicyo ni umubano wanjye mwiza n'Imana. Ariko mu bigaragara hanze kwera imbuto. Ibyo birivuga. Sibyo? Christianity at a point it need to become a lifestyle. What you said. Sibyo? So how do I make it a lifestyle? Now you get that's a simple English word. You have a lifestyle. Ako lifestyle yawe idafitemo agaportion k'ubukristo. Nta hantu nzabasha kumenyera kuri umukristo. Imaniro yawe n'Imana ni myiza cyane rwose, sibyo? Ariko Imana yirahamywa ikabikunda cyane, sibyo? So ni byiza ko ugira imibereho n'ubyo ugenda. Rero hari ibintu utakwiye kwisangamo. Hari ibintu utakwiye kubamo. Hari ibintu utakwiye gukora. Sibyo? Izo application muravuga. Warumbarije ngo tukeneye kuzikoresha, dukeneye kuzimenya, dukeneye kuzirebaho. Kuzikoresha ngo dukeneye kuzikoresha. Kuko ngeshema ntago mplotinga kujya muri house party. Sibyo? Actually we can have a house party. Corinne, actually let's plan one day. A gospel one. We come have a good time, have a praise and worship. We call it a house party. Kuko nta muntu who said that. Sibyo? Ariko hari house party zibyaha, ziri set and inyinshi uko nko zimeze. Sibyo? Uvuze gutyo nicyo. Iyo uvuze house party ahita humvikana ko abantu bagiye kujya show. Izo application zama date applications. Sibyo? Aho I go and I have a plan of yo kuryamana n'umuntu uyu munsi. Nkahita nshaka umuntu tujya kuryama. Iyo ngiyo sinyeneye kuyijyaho. Ariko kuko turi mwisi kandi ukeneye ubwenge bw'isi. Aho ni umyumvire yanjye nawe urambwira uko byumva. Sibyo? Nkeneye kumenya ko ibyo bintu bibaho. Ese ninde turimo turavura? Ninde turi gukiza? Sibyo? Ndakugereraho. Ndakugera n'imyumvire yanjye. Ngewe defande n'ibyo ndimo ndakubwira. Nk'umuntu nge narakijijwe mfite agakiza. Icyo ndi kurwana cyo ni ukwirinda kugira ngo ntagwe. Sibyo? Ntago nshobora kwirinda umwanzi ntazi. Ngomba kumenya aho ni mu myumvire yanjye. Any update ibishya ibigezweho nge nka Shema nifuza kumenya buriya n'akancitse hari ngiye nk'akantu kansugo umuntu akaza akanyereka akantu nkavuga ati ibi sinari mbizi nkabona ko nasigaye mvaho ngo bamenye ukuntu bikora n'ukuntu bigenda kugira ngo nirinde ikintu nzi. Yesu yashoboraga gukiza abantu bari mu isi akabacungura yibacaye mu ijuru. Ariko Yesu kugira ngo acungure abantu yaje mu isi abona indaya, abona abajura, abona abantu bagiye gucururiza mu ikanisa babandi yaje akamenera ibiboro ko namenye yagiraga amahane. Urumva akora ibyo bintu byose baranamubamba. Ariko yaje bizi ko azabambwa kuko mu maraso ye niho twakirijwe, mu bikomere bye niho twatabariwe. Sibyo? Akazi ke aragakora akarangiza asubira mu ijuru dusigeramo kawera nakomeza kubana natwe kuko ngo ari muri twebwe. Sibyo? Ariko yaje areba ubwenge bw'isi arabumenya arabusobanukirwa. Yarabuzi kuko yaremye abantu agira iki ariko yaje arabegera abana nabo. So ntago nge nzajya muri club kugira ngo nge gukurayo umuntu kubwiriza umuntu muri club biragoye. Sibyo? Yego. Ntago byose ntabwo nzabigira ariko kumenya amakuru y'iberayo, kumenya amakuru y'ibiri
izo medias platforms and everything zikora ibyo bintu kuzimenya kurya umuntu naza kanganiza akambwira wenda yitwa X something called X papa imeze gutya ngo ndende bizikora gutya na gutya na gutya na gutya ikora ibintu bidasobanutse yeah so from there can pick somebody from there ariko I have some knowledge about so that's my understanding okay my so own understanding now what is your understanding my own understanding ukuntu bimeze ntago ngiye numva ukuntu abantu ukuntu tumeze wenda wowe niko uhagaze ushobora kuba uri wa muntu ushaka kumva ikintu cyangwa ukabwirwa ikintu ntugira amatsiko kimwe n'ikibazo nagiye kubaza cyakari nako bakivuzeho abantu benshi cyane bicwa n'ibyo bumva abantu benshi cyane bicwa n'ibyo babona tuvuge ndi umwana wakuriye mu rusengero ndi umwana w'umukristo cyangwa se si ngombwa urusengero ndi wa mwana ufite amahame nakuriyeho ndi wa mwana ufite ibintu byinshi ngenderaho and then umushuti wanjye arambwira ati uzi aho bibera ukuntu bimeze apari yo kubyumva gusa ushobora kugenda ukamukurikira ukavuga ati let me go there ngiye kureba aho bibera uko byagenze abantu benshi cyane bagiye aho bayabereye bagendaga bagahita bagumayo so njye numva ko uri nk'umukristo ntago ari ngombwa yuko n'ibyo bintu bimenya kuko hari ubwo ubyumva rimwe kabiri ati atari ko nyamara naracitswe uyu munsi byagenze gutya ukavuga okay kambyihanganyire ntago bindeba ejo hari indi application imeze gutya ariko nawe abashuti banjye niba byambwira ati ukori you boring kabisa nibi nabyuzi yes ni byiza ko tubimenya ariko se icya mbere ntukizi n'icya kabiri n'icya gatatu ntukizi basi try nyine update menya ibigezweho umenya naho biri kubera so nanjye nshobora kwicara nkavuga ati niba icya mbere ntakizi se kuki namenya application ya kabiri nese niba ntazi Nyabugogo kuki ntamenya Kimironko kuvuga ati ariko hari nubwo rero bakwensista cyane cyane abantu satana akoreyemo ahubwo bakwensista ati rega ntabirenze wowe uzaze rimwe uhagere hanyuma nk'ibyo uri kuvuga ngo umenye icyo muri night club haberamo ikiberamo ushobora kugenda uvuga ngo kagende ndebe uko bimera ukagenda ukaryoherwa ejo n'ejo tukagaruka ukavuga ati hari ahantu sinzongera kuhacikwa so for me numva ko niba koko wahisemo gukurikira Kristo twarabambanwe nawe numva ko tudakwiye no kugira amatsiko n'amakenga yo kumva ibiri hanze ndabikunze cyane ko turimo turaganira gutya kuko ubu ngubu dufite impande ebyiri zitandukanye kandi zose zirimo zirahanganira mu mutwe wazo barabimbwiye ko bimeze gutya impamvu ndimo ndakubwira gutya ni uko hari abantu bafite imyumvire nk'iyanjye benshi nanjye hari niba bafite iyanjye hari abafite imyumvire nk'iyawe benshi abantu bagomba kuza guhuza kandi mwuka biradufasha duze dute so ibintu mbwiye nibyo kuko imbaraga z'agakiza n'amahame ya muntu agenderaho ni ikintu gikomeye cyane mu gufata imyanzuro imwe n'imwe cyangwa se no gucibwa intege I don't know if you get my point ariko gucibwa intege ni ikintu runaka dufata urugero nimba ngiye ndakubwiza ukuri ngiye mfite inshuti zanjye zinywa inzoga ariko ntabwo zishobora kunyifluensa kunywa inzoga urazi impamvu ni uko ubwo nyine hari Kristo mfashe ijambo ry'Imana rivuga ngo twese tubashishwa na Kristo duha imbaraga hari umwanzuro ngiye nk'umuntu nafashe uko kuko nyine it's not my playground mu by'ukuri kubera umugabo ndiwe mpitamo uwo mujyo n'uwo murongo sibyo kugira ngo umuntu aze kunyinfluensa ndaba namuhaye room yo kunyinfluensa ariko icyo navuzeho uko umuntu akomeye maturity mu bintu arimo arakora n'amahame yawe agenda mu buryo atashobora kujegajega uwo muntu ntamwegereye ngo mumenye nta kintu azanyigiraho njyewe nta kintu nzamufasha ntabwo nzamukura ahantu ari ntago mukabera arabikora kagenda gakura umuntu ahantu habi cyane mu byaha epfyo ngiyo ariko iyo Yesu avuga ngo mugende mubwiriza abantu izina ryanjye n'iki n'ikibera byose yavuze yabwiye ngo bajye mu rusengero bahagaremo babwiriza abantu yavuze mugende siko yavuze ikamanze banza ukavuga I never miss my point impamvu iyo mukomeje mugenda mubwiriza jya mbibona ku bahamya araza akagukomangira yagukomangira ati nta mwanya dufite n'ejo akongera agakomanga nta mwanya dufite inshuro ya gatatu uramufungurira
same as nawe baza ku influencer erega ni nayo mpamvu zino telefone dukoresha ugenda ubona ads every time ads uvuga ati nk'ishuri ya gatatu kavuga se none se kuri ngiyewe kuki nta ku influence tujyanye mu kabari rimwe njyana nakajya muri tunahura ntuzagira ikibazo sibyo nimba tujyanye mu kabari rimwe unyweye inzoga ngiye sinzi nyweye amafaranga yo kuzigura ndayafite n'akavibe kabo no mu kabari hari nabo bagafite karyoshye kabisa bakaziryoshya kandi batanazinyweye umuntu akoze ese kuki utanywa inzoga ngenda umukristo ntabwo unywa inzoga ijambo ry'Imana ngo vino n'umukobanyi inzoga zirakobaganisha ndimo ndashyiramo ad yanjye sibyo ushukwa n'ibyo nta bwenge agira sinkutse ko utagira ubwenge hakunika ijambo ry'Imana rivuga cheers ku mazi yawe muranywa cya mitsingi konje cy'amapine sibyo umutipe akavuga ati uyu mutipe ndamukizwa n'iki sibyo turagiye wenda chema we are going to be clubbing and everything tonight to go to have a good time and everything so ndaba dropping and ndabagezayo abo mwere mujya gusoza mu magana nze mbaceho kubera iki ko utari ndambwira ndi sinzi cyo ndi kuyana cyo muri yo club. You think abantu bose bashobora kugira imbaraga nk'izo ngizo? Ntabwo niyo aho niho twumvikana cyane ngewe nawe ko abantu bose batagira imbaraga zingana gutyo. Ahubwo turaza kubitandukanyiriza he aho nonza kureba. Sibyo? So umuntu akabereka ndi kwitangaho urugero akubera hari ibyo ngiye ntange nashoboye buriya. Nirinda rwose cyane. Aho kugira ngo mpore nabyo nirukanka kuko nzi ko intege nke zanjye. Self awareness when it comes to faith and Christianity. Sibyo? Hari ibyo nshoboye gutsinda ibyo nashoboye gutsinda. Eriga kandi nibyo turabana ufite intege nkeya. Sibyo? So uko nekeza ko umuntu azama adiwe. Si nkunda konfrontana ariko nanjye nkunda kwamaza ibyanjye. Cyane cyane bije kubyimana. Abantu tugendana hafi babikubwira. Bimba hafi mu buryo bworoshye cyane. So kugenda umuntu tukicana angira ati shamwana afata kamwe. Sha ufata kamwe nta kintu gatwaye. Ibyo impamvu numva neza ibyo wambwiye abenshi nuko bagiye. Ni no kubanyweye inzoga. Sibyo? Uzi umuntu agiye muri ubwo buryo. Agenda agiye ariko no kumugarura. Nandi hano uzamugarurira. Uzamusanga. Uzamusanga aho yagiye kugira ngo umugarure. So sinshaka tubwira ngo be free. Took out there and enjoy everything. Sibyo ango twatanze urugero umbabere twatandukiye tujya ku buzima busanzwe n'ibindi kandi we are talking about social media. Nago bizoroha cyane ko umuntu uzamurindirira ku nzu y'urusengero ngo gusanga aho ngaho. Kimwe nuko umuntu utazamurindira cyane wenda kuri YouTube channel ya church yawe. Nago uzamurindira cyane kuri YouTube kuri Instagram ya church yawe, kuri Twitter ya church yawe kugira ngo aza comment maze utumwigishiriza aho ngaho. Tinyaboneka gikoresha no rubuga ruzeye rugufasha. Bizagusaba ko umusanga nyine aho ngaho nk'uko Kristo yadusanze umusanga aho ngaho ukamufasha ahubwo mfite izihe mbaraga zituma nkora ibyo bintu. Sibyo? Yes. So nize calibre mpagaze zatuma ngenda nkagarura umuntu nkamuzana. Ijambo ry'Imana ni ryiza aho rivuga ngo namwe mwibwira ko muhagaze mwirinde mwicunge neza mutagwa nuko nko abantu bagwa. Niyo mpamvu bisaba ko nyine twizera muri Kristo duhe imbaraga tukagira amahame akomeye ku byo twizera no ku byo twemera tukane practicing kuko already Colin turi mu isi idukurura cyane buri cyaha cyoroshye kukigwamo no kugikora. Sibyo? Nicyo kintu cyoroshye mu bintu byose. Ariko the more you practice the more you get to know that things around you bitakuganza bitakuyoboye amarangamutima yawe n'intekerezo zawe bitabijyanye nibwo umenya field ubashije kurwanamo. Iyo utabashije kuyirwanamo kandi umuntu ushaka kumukurayo this is a mission wamuteza ubishoboye. Sibyo? Instead yo kugira ngo ujye gusheta umutwe wawe bawumenereyo. Urumva? Ariko what you're saying people to not touch when they think they can't. I agree with you. Kuko nta kintu cyoroshye we kuri nk'inshuti yanjye kumbwira ati shasa umakora ayo marura yo ari na class. Turaza kuryoherwa n'amata gusa mwere. Yego. So speaking about social media is something that you do from uri wenyine mu cyumba cyawe mu office yawe mu muhanda wawe uri muragenda hehe na hehe. Aho ngaho no kujya inama kenshi cyane biragoranye kuvuga ngo ndabaza umuntu ibi ngibi bikuntu bikora. Ako ngiye mfata social media
nk'ahantu nigira byinshi cyane bitandukanye kuko social media ni ishuri ubwaryo rinini kandi ryagutse icyo bisaba ni ukumera Rumanzi ugeze kuvuga ngo yavuga ngo ndi kumva ibitekerezo by'undi munyamakuru ngo kumwumva ngo ni nko kurya ifi ngo ni ugukuramo amahwa ukarya hari ahameze neza. Social media kuyibaho rero nk'umukristo nayo ni nko kurya ifi kubera iki social media iri open uzahura n'ibintu byose kuri social media dukoresha kuri n'amapplication yose dukoresha tuzahura n'ibintu byose bitandukanye. Urabizi ko na application tuguriraho ibiryo za Glovo za vuba ama ad yazo ashobora kukugusha uba ari umuntu woroshye bitewe n'undi muntu uri kwamaza ikintu aho ngaho. Hano tugira hano we are in a very chill country. Hasi ibihe byaho kuko Imana ibyo kuri social media ntabwo biri ku rwego rwo hejuru. Ibice bihari ni ishyano sibyo ariko hari ahandi hantu ushobora kujya kuvuga ati harya ikampungu gahunga ikintu cyonyine gusa sibyo. So hari ad itaca kuri application mu Rwanda ariko hari ibihugu uzajya mukabona ad ukavuga ati ad iragatsindwa n'Imana yonyine ni igicumuro sibyo. So ibyo ngibyo nta hantu uzabihungira rero kurya ifi ntahoze mvuga ucagura ibigufitiye umumaro ibitagufitiye umumaro ukabishyira ku Rwanda. That's why bidakwiriye yuko ujya gusogongera kuri ama application y'abandi ntabwo ari ngombwa ngo uhagere ufite ikintu navuze uko yasogongera in terms of kuyakoresha cyangwa kujya kureba kuko navuze ngo kuyakoresha no gukora ibyo izo application zikora abo kuyamenya arahari akora gute ibi nibi kuko ishobora no kuba wamaze kumenya ukuntu ikora ngenza abantu bavuye kuri TikTok nito nawe ivuyeho nice oya ntabwo nayivuyeho nzaba yivuye kuko yabaza urabazi ntabwo navuze nice ko ari byiza kuyivaho ariko hari abantu nigusha kubera intege nke zabo njye abana babwiye ntura abantu b'abagabo if you can take a decision yo kora one big distraction that we have in the whole world ukayikuramo telefone yawe ukayijugunya nzabana bavuye kuri TikTok ariko yarayize ava ku kintu azi abona ko kimwe kiramu drainingira akakisa kimwe kiramujyana ku ruhande rutari rwo. Hari n'abatayikoresha barabyumvise yego sibyo. So there's ibyo byose ndabyumva kubwira ubumenyi rero kuvuga uti ndimo ndagiye tentative kujya kuvuga amwe mu application ariko kugira ngo kino kintu kirahari gikora gutya no kukigenda kuryo mirabwiye ati I'm busy doing this on this application turavugana n'abantu ate uri gukoresha ibyo ubwo ugatumenya what is going on kuma ushobora kubwira ikintu umenya like to be informed it's very important. Uri mwisi ukeneye amakuru y'isi kugira ngo umenye ko wisatingamo iby'ijuru ubeho. That's my feel and my understanding. Ariko byose ngafata as tools zingisha kumenya what's going on to get just information not to use them as an end user. So for concluding kuri icyo ngicyo ubwo muri make ni ngombwa ko nk'abakristo mubimenya mukabyirinda cyangwa se ukaba uri wa muntu banza kureba intege nke zawe kuri social media koli hose nk'inzoga nzaguteretera kumfasha kunywa kuri social media n'umwanzuro w'umutima wawe n'ubwenge bwawe. Social media social media they are soft guys. They are soft. They are here on our phones, tablets and laptops everywhere. They are soft. Ni ikintu ndafatisha intoki zawe ni ikintu ureba. It's a matter of knowledge to get to know things, to know what's going on, like having things in your mind. Like n'ubu umuntu uri outdated, be updated, know about things so that you know what to accommodate and what to not accommodate. Yes? We are talking about social media. No, social media is driven by AI. See, artificial intelligence. Artificial intelligence, it is becoming something else. See, where people create new things in a new way and it come out real, yet they are not even real. See, people are making videos of pastors, apostles, kissing each other on the puppets. People are creating videos of people naked, moving around on the puppets in the church. This is AI and it come out real. Kuko nje natwicanga tuma turakora ikiganiro. It come out 100% real. Yes. So there's no way to escape and run away from social media. Cyo kuvuza mu yo telefone yanjye ndashugunye ndagiye. Ariko se ko ari yo tool yonyine tuma twamaza ubutumwa bwiza neza bukagira ugomba kugera. I want to throw it away. No, we need to have information, we have to understand, we have to know and then we use it mu buryo bukwiriye. Twikoresha mu buryo butanga umusaruro kubw'icyubahiro cy'Imana. N'Imana ikadubwenge kanadushyigikira. Ntekereza ko mu ijoro technology social media it's an opportunity.
So how? Social media is an opportunity. It's an opportunity in different. Since context mbajijemo, if it nimba ari agakiza. Is it danger cyangwa opportunities to us either? For me, mu buzima bw'urubyiruko. mu buzima bw'urubyiruko. For me, social media. Even mu buzima bw'umukristo. Social media, it can be both. But me, I'm buying one. Okay, I'm buying both, but at different percentages. Mbabare njye ncomoka rimwe na rimwe. So social media ni inyungu ku ruhande rumwe kandi opportunity ku rundi ruhande ishobora kuba igihombo n'ikirangaza. Ariko byose biterwa n'amahitamo. Uzi ikintu nkunda kuri social media ni uko uriya register bakubaza imyaka yawe, sibyo? Hanyuma haguriza features zingana n'uko ungana. Kandi most of the time usanga abantu bari munsi y'imyaka 18 bakoresha ama email cyangwa se ibintu by'umuguardian wabo. You get my point? So icyo ushaka nicyo ubonaho, iyo ugeze ukaba distracted kuko wize ugomba kugira uburyo uvayo. Ariko kuri social media niho duhurira n'abantu bashobora kutugira umumaro, sibyo? Kuri social media niho duhurira twumvira ijambo ry'Imana, ibintu ababyeyi bacu batatubwiye, inshuti zacu zitatubwiye, abavandimwe batatubwiye, like ubwonko buri hanze y'ubwo mu rugo Colin, sibyo? Kuko twakuriye muri no box yacu yo mu rugo, abavandimwe bacu ko tuvukana, sibyo? Ariko noneho ngiye kumva ibyo umbwira, ngiye kumva ibyo umuntu ambwira, ngiye kumva ibyo umuntu ambwira, ni gute ndubashe kubimenya? Nuko ndi kuri social media. You get my point? So social media, it is an opportunity at 70%, no 80%, and 20% of it yakurangaza. Ariko ikintu kimwe, akantu gatoya aho ga 20% gashobora kuruining ubuzima bwawe, and you forget about the 80% we are talking about here. Yeah. So if nkoze nahondishije urabona ko yahondise icyo ari cyo, iyo umubare ari 1.5 icyo ngicyo nawe, so ari 1.7 byaba kabiri, 1.3 biba rimwe. So narondishije social media, it's an opportunity. Turebye mu buzima busanzwe nk'abakristo, social media it's an opportunity at 100%, ariko bitewe n'amahitamo yacu nk'umuntu. So nituyifate nabi, nituyiveho, nituyihunge, kuko this is the world today. There's this saying that igezweho ngo it's AI or you die. You get my point? So you better be there if you don't want to die. Yeah, and that's to that. Yeah, it's an opportunity to everyone. Ari byinshi twamenye cyangwa se tutamenye, tutari tuzi cyangwa tutari tuzi ko twamenya. Yeah, and itanga akazi, irafasha cyane. Ariko iba dangerous mu gihe nanone ari twebwe twabyishyizemo. Nk'urugero, uzi ko kubona akoresha Instagram na TikTok, iyo urebye nk'ikiganiro cy'abandi bantu cyangwa se nka video itajyanye no kwemera kwawe, tukatubwiye nk'abakristo itajyanye no kwemera kwawe, ukayirangiza bakuzanira indi jya ikumera nkayo, ikujya kumera nkayo. The more ukomeza kubyinvolvingamo, the more dangerous nyine biza. Yego. Numva bikagenda bikwangiza same as no kuri Instagram. So rero ubaye uri wa muntu uzi gukoresha izo mbuga nkoranyambaga neza, tuvuge niyo bavuga kuri business ukabumva ukabitaho, baguhereza videos ziri kuri business again. Iyo uri wa muntu uri kuyikoresha wumva ijambo ry'Imana, baguhereza ibintu biri related ku Mana cyane. So nibaza ko rimwe na rimwe iba dangerous mu gihe ari twe twikurije ibyo bibazo, niko ntekereza. So Shema, back to beko turenga aho ngaho. Ikibazo mbajije mbere urakisubije. Turimo turabaza nyembe dukeneye kumenya kugira ubumenyi, tumenye ukuntu izo social media zikora, sibyo? Now urana impamvu ubizi neza ko social media, for example, warafashe urugero rwa Instagram, n'izindi social media buriya na Twitter buriya ibyo ureba cyane, iyo ugenda ukora ibintu by'intambara. Ndibuke ejo bundi hari ibibazo bya za M23 muri Congo na za bareba bose muri Sadak. So nakunda kureba what's going on. Twitter ngiye yaragiye ihinduka byo gusa, nabanyifunga gusa bigahita abariyo. Ariko kuko ariyo amakuru nashakaga muri iyo minsi ndabireka, sinagira ikindi kintu involvingamo ngo ngihereze umwanya munini uhagije. Urabona, now you have knowledge about the usage of Instagram. Hari umenye ufite ku uburyo dukoresha different platforms. Yes, ibyo ngiye bituma umenya uyu munsi ndashaka kumenya ibi ngibi. Kuko kuri ubundi se uguma wumva ijambo ry'Imana kuri Instagram buri munsi ntibishoboka. Okay,
mbari gukoresha iryo jambo ariko birashoboka rwose ariyo mahitamo yawe birashoboka ariko uri mu isi hari ukeneye kumenya amakuru information ukeneye kumenya aho business zimo zirakora neza ukeneye kumenya umuhanzi ukunda nimba afite performance nziza ko tout simplement turi mu buzima dukeneye kwishimamo dukeneye kumenya aho yego ibyo biterane byabereye ijambo ry'Imana ukeneye kuryumva idea ku kazi ukora ka buri munsi if you are in finance sector you need to know some stuff about what's going on what the central bank has released what this everything you need to know yeah so kubimenya nuko ujye kuri social media kuvuga ati muri no saha ndaza gufocusing kuri no bintu you go in there you search ukabireba for 30 minutes ari byo baguha gusa so nuko ufite ubumenyi mu kwesha social media so it can be dangerous when you focus on one thing or when you take only what the social media is giving to you yet you have to use your social media in your favor like nanjye karamanutse that's so sheva so kavuge don't leave social media to use you use social media oh wow sibyo yeah subiremo tugomba kwandika hasi tugomba kwandika hasi don't leave social media to use you as a person use social media how do you use social media niba namaze kuvuga like ordering ndashaka ibi nibi aba ari byiguhereza aba ari byo ureba nubirangiza uswiping ujye kubindi wireka social media iguhereza igufeeding ibyo ushaka but that's what I think about that point yeah wow semazi nakakane kabiri kari kamanutse nenge kubwira kangavuge how to live faithful life in this age of social media how to live a faithful yes life in this age of social media yeah ndakomeza as a youth yes like nkuko wakomeje uvuga it's good for us turabyemereye kubikora turabyemereye ku yes ni byiza ko twireba ahantu hose tugomba kuba turi but how can we use that hari ikintu nkunda kubwira abajene bagenzi banjye isi hari ibintu byiza yatwirye sibyo ikintu cyiza ngiye gufata ingero z'ibintu bihuriza abantu hamwe yego sport imiziki this social media are talking about trends ibintu bitwika sibyo dufate nk'urugero gasanga buri wese amajya gupostinga akantu agashyiramo de kasongo story kasongo yeye mobile nanga yeah ugasanga umuntu agiye there's this Ugandan guy ukunda kuvuga ibi wabaza ngo why you gay yeah that's a trend out there ni mbyegeye kuba you a trend there's this nako nabyemera yeah you see those are the trends around yeah and na trend ya gikristo mbona oh yeah and we are people who can create this bano bantu bakoze ibintu bijyanye na field zabyo the gay guy ni umunyamakuru yakoze akantu kabakara trendinze then the gay used to think mu nyungu zabo sibyo then ntago nabyemera story that guy was drunk so they use it as drunk people and there's this laughter thing there's the 2 minutes man you know we have no sema akoresha ibintu bya mu nyungu zabo I'm sorry to bring this here on like really I can call it podcast yagakiza ako talking about this whole things how can we turn around things to make ibintu byacu kugaragara bikajya imbere neza nk'abakristo sibyo we need now to create ahantu abantu bashaka kujya mu gakiza bakiri inyuma ahantu twebwe nk'abantu bari mu by'igikristo tutari mu kirasta uburyo ibintu byacu natwe biri moderne bijyanye nabo turi bivuga neza who we are sibyo and who to create this it's you Colin it's myself and namwe mudukurikira abakristo dukurikira twe tugomba creating ibintu byacu like we make Christian trends sibyo we make Christian memes have you heard of these memes like biblical memes there's a lot of memes there's a lot of I know banokora podcast channel gigs bo muri London bavuga ngo ndigute ku breaking up n'umuntu akoresheje scripture sibyo those things it's breaking up but we're using now scriptures akavuga ngo yatanze ingero zicyesha cyane ngo igikuta cyera ngo cyogiye kuzamuka ngo inshuro ngo cyaje hagati yanjye nawe you get it like those are scriptures mu byukuri abantu bavuze ijambo ry'Imana bavuze ibyanditse muri Bibiliya babikoresha mu buryo bari bahaye like we can create our own memes our modern things
ntabwo kuba umupasiteri mwiza uvuga ijambo ry'Imana rikagera kure wambaye ikoti rikurenzeho hano urabizi twe twasingiye mu ADPR kera azamwe ADPR hafi y'iwacu sibyo n'amapantaro arekuye hari umuntu utabwiriza ngo wambaye icupa sibyo utabwiriza hari umwana w'uyu munsi utabwiriza ngo mukureyo waje muri iyo sura kandi imyenda mu by'ukuri nta kintu yica iyo wikwije sibyo so let's be modern reba ukuntu wambaye mu myaka wambaye neza urimo uravuga Imana urumva urimo urahamagara abantu that's nice you can be you are trending we can have modeling and fashion things about Christians sibyo like bihamagarira abantu Imana ibintu by'isi dufite hari inyuma byarakuze bigera ku rugero rwiza bigenda bigera kure ariko uyu munsi dufite abapasiteri bambaye neza nk'abasore umupasiteri waza kwigisha yambaye agakoti keza kamufashe kadeshire umwana muto yamubona akavuga ati this is a trend, this can be a trend, I can be like my pastor, you get what I'm saying. Umukobwa mwiza yambaye neza mu rusengero wambaye neza yikwije ariko umusatsi urasutse ntabwo yambaye agatambaro mu mutwe. This is where the world is today. Mu by'ukuri ntabwo turimo turamodernizinga agakiza ariko turimo turabaho mu isi ya none ko tuteretse agakiza. Of it we make Christ the center of everything. You get what I'm saying? So it's very important. Ndabyemera kandi mpagaranye n'ababyemera ko twabasha gukizwa muri ino si ya social media idukurira ahantu hatandukanye ariko tugakizwa neza ariko nanone nkatwe nk'abantu batoya tukiri batoya twe tugomba kugira mu ruhare kugira ngo umuntu atajya gushakira style nziza ahandi hantu y'isi akayishakira kuri social media za Gikristo. Yeah, that's what I think. It's very much doable. How to do it? It's all about us. Njyewe wowe n'undi muntu umwe tureba. It's all about us. We're the one to push this one and make it happen. Wow. Kora ntago nabyemera shaka ntago nabyemera ushaka kantu ukora kagatrend kaka ndavangaye ego tugashake okay tugashyiramo yes abantu posting release kugira ngo bashyiremo ibintu bya 2 minutes man bashyiremo something about Christ. Yeah, you can do that. Yeah. Wow, that's challenge. It's a challenge tubikore pe kandi you can do that. Shema hari ikindi kintu nshaka kwibaza bijya bibaho ko ariyo umushuti wanjye ntago namuvuga ariko uramubwira offline ego uramuzi actually yeah ni n'umukristo cyane yigeze gufata igihe cyo guhagarika kujya gukoresha Instagram. Ndamuzi nongo yeah ndamubaza ko ujya ufasha abantu benshi like ni umuntu posting ibintu by'Imana cyane ni umuntu nzi neza ko abantu bakunda kwera posting cyane rwose kwera ko harabo afasha nihe mpamvu itumye logging off for that time aravuga ngo I think ngo nicyo gihe numvaga nshaka kuba nabihagarika. Shema nk'umukristo cyangwa se undi muntu yabwirwa n'iki gihe when it's time to log off mu gihe either izo social media zazamutse cyane cyangwa se igihe ndaje ngusubiza ko ndashaka kubanza kukubaza icyo kibazo nawe wowe iki kibazo wagisubiza gute ari wowe ari njyewe. Okay, for me host wanjye ndamubajije nikozeho okay well maybe kubajira ko maybe ko ushaka kuza guza cyangwa tugatandukana bashaka ko tutari buhuze. Yeah, for me ariko njye nibaza niba koko nkuko twavuze social media ziri kuzamuka cyane ntabwo bikigoranye nka kera twaguraga amayinite ya 500 akaguha MBZ ebyiri ubu ngubu urishira muri ka free zone ukirwa mu nsoso i Kigali hose ari internet upfa kuba you just turn on your wifi then you have a free wifi wherever you are. Yeah, so ushobora gushiduka wisanze n'akazi warakibagiwe wirirwa kuri TikTok. Ushobora gushiduka wisanze aho kugira ngo unatekereze uziba abantu muba mwicaye cyangwa se ugasuza ngo haye akakubwira haye kiri muri telefone. Yeah, rero iyo rimwe na rimwe ubwenge bugarutse hari kuko hari aho bugenda burundu ugasanga no muri n'abantu wagiye gusura utanazi ukicara ukanda kuri telefone ukicara ukanda kuri telefone. So for me numva ko niba muri mu gihe wumva wabaye too addicted to that level ushobora kuba wabikwatinga. Harimo n'ababigerageza kugira ngo bako bishobora nyamara ntibabishobora kubera ko biragoranye cyane. So hari igihe rero nkuko wavuze nk'umukristo ushobora kuba wenda se mvuze ushobora kuba uri wa muntu uri there to post uri nk'icyapa ku mugani wawe kugira ngo abantu bakizwe bavuga ati Corinne ya postinze iki amagambo ya postinze indirimbo ya postinze umunsi yadufashije nyamara uwo atari byo urimo kwitekereza ati nyamara iyi nzira ndi gucamo nayo nkeneye gutuza nkabanza nkareba ko mpuzana. That's fast.
icya kabiri ushobora kwisanga wabaye urimo urakurikirana nyine kuri telefone cyane kuruta uko wikurikirana kuko hari nk'abantu nzi barabinyibwiriye bashobora kumara amasaha 6 kuri social media akamara iminota 2 imbere y'Imana akavuga ati Mana wakoze ko wandinze nyamara ashobora kujya kuri TikTok akamaramo amasaha 2 kamera nk'iwanyu flow you're flowing nicely. Yes, nibaza ko igihe kiba kigeze kugira ngo wowe ubwawe nk'umuntu nk'ibyo ari kuvuga mu kanya witekerezeho ubwo se koko ntabwo namaze kuba addicted kuri ibintu cyane, ese ntabwo nkwiye kuba natuzaho gato menye n'iki nshaka kuko yes ntabwo ari bibi, hari abarara kuri social media akabyukira kuri social media ariko gukorera amafaranga hari nawe utuma bayabona so nibaza ko rimwe na rimwe umuntu akwatinga kugira ngo yongere yitekerezeho. So ngende umvikana nawe 100%. Icyo ngiye turagihuriza kuko nicyo gisubizo nifite mu mutwe wanjye ariko ngende kugishyira muri ubu buryo bworoshye kugira ngo umenye ngo when am I going to live this. Ni points ebyiri neza zimeze nk'izawe. Icyambere ni ubona ko social media zimo zira affecting ubuzima bwawe bwa buri munsi nk'umuntu. Nukuvuga ngo ibintu utakibasha gukora akazura kica kuri social media nimbura umugeni wita ku bana kuko biri muri telefone muri ibi ngibi like ibintu ugomba gushyira ku murongo ntago ubasha kubishyira ku murongo kuko you're busy on social media. Ibyo ngibyo wapozinga kugira ngo hari byo pozinga kugira ngo baze unirebe harya buriya nabaho na social media nayifite just like that. So you pause. You take not really 2 weeks or 3 weeks. You can take 2, 3, 5 days. Sibyo? Then you come back. Ko nk'umuntu twavuganye yose ntekereza ko yamaze iminsi myinshi. Yego. Nyire kuri uwo murongo nanone ntago hari nk'ibikorwa ugiye gukora. For example, nkanjye nk'iyo ngiye gufata nk'amasengesho iminsi nk'itatu. Ntago ari buri gihe ariko hari igihe mba nshaka gukora amasengesho ari intense. Mu by'ukuri I quit, I delete everything kuko nta notification nzabona. I go, I do my prayers, then I come back later. Sibyo? Hari icya gatatu cyo tukigirane mu mwuka. Hari abantu bagiye social media imana zabo. Yego. Ijambo ry'abavanga imana yacu ni imana ifuha ntibangikanywa ntago ikibaro cyo cyo gihabwa undi muntu. Kuko kiba ngo bagize imana yabo. Ntibakigira umwanya wo gusenga. Ntibagira umwanya wo kwegera n'Imana, nta mwanya wo worship, no, ntago bayigira. Icya kabiri ibyo bari bukore nuko bari kubeho uwo munsi bigenwa na social media. Icyo nambara, uko mvuga, uko nitwara, aho nkomanga, aho njye gushaka akazi, byose kagenwa na social media. No kuvuga ngo ntabakiburwa n'umwuka w'Imana kuko ntago you can't come and convince me ko nimba tuvuga umwana w'Imana uberwa n'umwuka w'Imana, sibyo? Mazumbwire umwana w'Imana n'uyoborwa na social media. Yego. It's not working like that. So if you are at that level, Colleen, where you feel like Kamarato bakoresha ChatGPT bagiye nko kubwiriza cyangwa gushaka ikindi kintu agashaka ikigishwa yes, that's not Holy Spirit. Ibyo birahari cyane. ChatGPT nshaka kuyikoresha ngiye kubwiriza ariko dore ko nayikoresha I have an idea meze neza ibintu byose biri ku murongo. I can write what I have as an idea really kuko ChatGPT is smart really, that's a good tool ariko yigukoresha, that's what I said, yigukoresha cyangwa se ngigukorere we yikoreshe yibyaza umusaruro, that's a tool to support you. So I can use ChatGPT but putting what the Holy Spirit puts in me, sibyo, kugira ngo bya tracing neza bitewe n'ngiye kuvugana nabo. Like sometimes you need to be smart. Dukeneye knowledge, dukeneye gutanga ibintu bifite ubwenge, sibyo? And ubwenge bw'isi nabwo nyine hari uko bwandikwa, hari uko buvugwa, hari uko bugenda, sibyo? Mwuka wera akaba yakoze akazi ke, hanyuma nanjye nk'umuntu uri kwisi ngagiye kumushyira ku murongo, urumva? So si ngombwa ko buri gihe ikintu cyose ukiyoborwamo na social media. Nugera hano umva ko itangiye kukubera idol, itangiye kubera Imana mu bundi buryo. Run for your life. Run. Yeah. Oh, wow. Ikiganiro kiraryoshye. Kabaye. Shema, I knew ko iyi topic uyifitinga kandi ko tuyumva neza nk'urubyiruko. Nibaza ko hari byinshi cyane twizemo, actually kuri The Grace Note iyo ngiye gushiraho topic hari social media nkoresha, sinzi niba mutajya muzi followinga The Grace Note kuri TikTok, Instagram,
na YouTube rero nashyizeho iyi ntuza iyi topic numva abantu benshi cyane barayumvishe bagira n'ibibazo byinshi cyane bagomba bifuza kuyibazaho before nibaza ko du closinga ari ibyo bibazo nabanza kubaza ibibazo bikeya cyane ugiye gushyira mu bibazo ndi gushyira mu bibazo manyagasani shema kamere nka nzovuga ngo je vous salue Marie ugibaza nawe reka tukubaze mana ugibaza nawe reka ndagusubiza kwa kuntu njya nsubiza abantu hariya okay ya audience batubwiye ngo icyambere ni gute twashobora gukoresha social media mu buryo bwubaka ni gute twabasha gukoresha social media mu buryo bwubaka we banze umuntu wubaka wowe nk'umuntu banze umuntu wubaka nimba uri umuntu wubaka uzakoresha social media kuyikoresha icyo ushaka it's as simple as that we nk'umuntu sweetheart if I'm a destroyer in normal life ntabwo nzagenda gukora ntabwo nta kintu nzubaka kuri social media I'll destroy people still ako nimba ndi umuntu wubaka imitima y'abantu ibitekerezo by'abantu gufatanya n'abandi kubaka igihugu ibyo ngibyo bitekerezo nza sharing nimba sharing abankurikira there's reasons we have followers sibyo I have followers. I have people who text me be like, Shema, you are my role model. Whatever you do, I want to be like you. You get it? Yeah. Don't be like me, but copy good things from me. Sibyo? Wow. So, umuntu gufollowinga nabona uposting ibintu byubaka. Ukabipostinga genuinely, not for show off. I'm telling you 100%, you'll be building a community. Wow. Yeah. Hope you get it. Yeah, icya kabiri yabajije ngo ese nibibi gukunda fashion photograph cyangwa lifestyle content nk'umukristo ntago ari bibi mu myumvire yanjye ntago ari bibi mu myumvire yanjye Colin nk'umukristo Colin Colin turarwana kuko ngiye kubivuze ko atari bibi andeba ukuntu so explain your answer. Fashion? Was it fashion, photography, and what? Like lifestyle content. Yes. Guys, if you like it, go for it. I could go for it without forgetting your principles as a Christian. Ufite umurongo w'ubuzima nk'umukristo. Turabaza abakristo b'abamodo, abakristo beza bari top twigiraho gukizwa. Sibyo? B'abamodo. Turabazi abafoto abantu bakora amafotoshoot like content creators baba Kristo sibyo turabazi abantu bari around that world baba Kristo ndagaruka ku muntu w'imbere wawe afite iki uko gifite kiri mu mwuzuro wacyo cyangwa cyakeneye kubakwa nimba cyuzuye neza kuko photography modeling and fashion nisi satani yakuruye cyane mu kuzijyamo nk'umukristo biragusaba kugenda ufite imbaraga nyinshi cyane nihe habatinganyi benshi ni muri iyo world ni hano haba amafoto y'urukozasoni yambaye ubusa ni muri iyo si tubivuze no mazina yabyo aba porn stars benshi n'aba models. I'm telling the reality of this world that uyu muntu yabajije ikibazo cyiza cyane kuko umwana yicaye mu rugo akiri muto yarangije senior 6 sibyo arangije mu wa 4 segonderi abantu aba role model ba mbere abafite ni abantu bagaragara neza kuri social media arashaka kumera nkabo ubanza umenya abantu bari ushobora guhinduka ikindi kintu kitari cyo iwanyu bakorereye kuba kitari iki gihugu kikwitezemo kitari cyo wigize kwifuza kuba sibyo ari nicyo umuntu uri kubona yes of course mu by'ukuri unamumenye neza ukamenya uwari ukabasanga atari ikintu utagombye kubura icyo so biragusaba kuba umuntu w'amahame yawe ya gikristo biragusaba kuba umuntu wizera usenga hanyuma n'ibyo sharinga n'ibyo utanga cyangwa se n'ibyo hamagarirwa gukora you can be a very beautiful girl you can look nice and everything hanyuma ukagira opportunities nyinshi ko zikweexpose mu buryo bwa gipagani bukana kwishyura amafaranga menshi aho rero n'uhagarara ukavuga ngo byari inyungu zanjye byambereye igihombo amen abandabwirije ariko for God's glory. I'm sure 100%, and I stand on my feet as I say this to you, and it's an apologetic, and I don't regret anything. When you do things for God's glory, people, ibihembo byawe bitwara mu rugo, sibyo? Ibihembo byawe bitwara mu rugo. So, ibigusha ntibibura, aya n'amavuta iri ku isi,
gutsinda ni wowe n'umutima wawe na mwuka ukuyobora hanyuma ukabasha kugarura umwanya wawe mwiza neza mu gihe gikwiriye. You get my point, guys? So fashion, photography, content creation world and everything, we are allowed as Christians and ni industry iri mu bushobozi n'amafaranga meza n'iterambere ryiza. If you love it, if you want to do that, if that's the career you want to build, go for it, but remember who you are. Carry Christ with you. Yeah. Wow. Ndizera ko subijwe. And again, being Christian ntago ari boring. And ntago ari kuvuga ngo. But who said it's boring? People knows that. So dufite indirimbo za rap, dufite wakwambara neza ukaba umukristo, wakora ibintu byose ukaba umukristo. Ya twambaye nayo. Ngatambara sura kazi. Ntago rwose ntaho bihuriye as long as amahame yawe ari ahamye umukristo wanyawe uriwe. Yeah. Uwa gatatu yabajije ngo wowe wigeze kugira moment aho wigeze ugira ubwoba bwo kuvuga ibyo wizera online. Ngiye nka Shema. Wowe nka Shema. Ngiye rero ngira imico mibi cyane. Ibintu okay, ntabwo byose nizera ariko mbivuga. Kuko hari ibintu nizera abantu benshi batizera cyangwa se babona mu buryo bumwe. Ako ndashaka kuvuga kwizera Imana. Nta na rimwe nanagira isoni zo kubivuga. Ofete muri presentation yanjye n'ahantu henshi ngiye gukora, abe mu kazi, abe kuri social media, everywhere, even abantu bagiye basitinga ku ma interviews nagiye nkora mu myaka yashize. Interview z'akazi. My name is Shema Espero. I am a Rwandese, or Rwandan bitewe n'uwankoresheje abantu bo muri East Africa kenshi nk'abanyakenya bakunda kuvuga Rwandese. I am a Christian. I'm a father to 2 daughters. Like naragera ahantu kure cyane. Natangiye bavuga ngo I have graduated here and here, I have such experience. Ndi Shema kuko nyine Shema ni Shema. Umunsi mvuka nari Shema. Sibyo? Yakabiri ndi umunyarwanda. Buriya mbere yuko mba ikindi kintu cyari cyo cyose. Sibyo? Navukiye mu Rwanda. Like nsohoka hano. Mbere yuko mbatizwa, mbere yuko mama wanjye mbwira Imana, mbere yuko papa wanjye wenda njyana ku kiliziya bakambatiza, nagaro nabatijwe ko n'urugendo kuvuga ku bana bakiri batoya. Like hari gakondo yawe, hari aho barizwa nk'umuntu. Sibyo? Iki ngiki kajya komatana cyane n'ibyo wizera. Ndetse bikanegerana. Nyuma y'ibyo byose, nyuma y'uko mba ibindi bintu byose by'indibyo, ndi umukristo. So nimba utabashije kunkundira ubukristo bwanjye, ndagusabye ko nkunda ubindikire. Ubireke. Sure. Yeah. That's it. That's my understanding, and byo mbihagazeho neza cyane, and like hariho kakabora bankanga cyawe cyabagashira gatangaro. If udakunze ubukristo bwanjye, then leave me. Yeah. Wow. Any udakunze ubukristo bwanjye, leave me. Icyanyuma yavuze nicyo bavuga kuri Christian influencers bagenda bahinduka kubera fame. And they are there. Let me go science and then come back to the faith part. We evolve, man. We evolve. Buri ukuntu umuntu yarakennye ameze kubona agafaranga ahita arakanuka kagahindukamo. Okay, nawe gahindukamo agaragaza really uwariwe. Sibyo? Iyo umuntu nta muntu wari umuzi, abantu bagatangira kumenya hari ukuntu. Ndaguha urugero. Njye naguye nk'undi ibintu bya social media hano hanze nkurikirana byinshi cyane. Ndi umufana w'imiziki. Imiziki yose iri secular, iri gospel yose ndayumva. So ejo bundi narebye Burna Boy abwira nabi abafana kubita ahubwo, sibyo? Yeah. Burna Boy uramuzi? Ndamuzi cyane. Kibera giye mbona kuri nari umumana. Bagiye mbona ndamuzi. So uzi ko na David yari ari Kigali minsi yashize n'ibyo byose. Naraje mushaka ntabwo nahageze. Kuki utagiye yose? N'indi mu bindi. Uri muri wirira. Yagiye muri wirira Friday. Yeah, Friday. Ako David ntabwo azi gutegurira ibintu korine. So nkunda kureba iyo muziki. So Burna Boy ngenda muzi kera bya hatari. Kera cyaba Burna Boy agenda ndimbo nawe twa Sauti Sol. Sibyo? Yego. Sauti Sol nawe urabazi. Bose ndabazi. Yeah. Kuri wisi iri sishyana. Nayo byumva. Byumva? Okay, nice.
kuntu mubona ntabwo ari kameze n'ibindi byose ujya urebera bitubwira. So Burna Boy nese ntekereza Burna Boy utaraba umusitari w'izina zina rikomeye rigenda rikuzuza arena muri New York akajya Minnesota abantu bakaza bakubita bakuzura, ntabwo ashobora no kubwira nawe umukiriya umufana abakiriya Imana igihe bamugisha abakiriya baratwishyura, so ntabwo ashobora kuvuga nabi, ashobora no kumureba nabi, sibyo? Ariko ubu ngubu ari kuri stage y'ubuzima azi ko isi yose iramureba. Ni ukuri bidakunze Dallas Texas biraza gukunda muri Miami Florida, sibyo? So bidakunze i Kigali birakunda muri South Africa. You get it? So he no longer care about people. Yarahindutse sinzi imba yarabaye we yari we mbere yarayuzuye iyo ego yose niyo arrogance ku buryo yabwiye umuntu akanamutuka akanavuga nabi, cyangwa se nimba yarahinduwe na fame, sibyo? Ikindi kintu ntekereza ko baho evolving. So abantu b'abakristo bagenda bahindurwa na social media, bagindurwa na fame bamaze kugira. Colleen, I'm telling you, it is normal. It is very much normal. Ntimuzanarebe n'umuntu watangiye avuga ijambo ry'Imana kuri social media ejo agatangira kujya avuga amakuru mu Kinyarwanda, sibyo? It's normal. Ni ukutabasha gukontrola fame yamutunguye, ni ukushaka kugira byinshi, like abamukurikirana gusakaza ibintu byinshi rimwe rimwe agata umurongo. En fait, ni lack of control. I'll say that. Ni lack of control. Nta gikuba abo bantu nubabona Colleen n'undi wese ubareba ukabona umuntu uruzi ko ari umurimbyi wa gospel akamaze kugira 500 subscribers kuri YouTube, afite aba followers 600 kuri Instagram, Twitter yirashyushye imeze neza, agahita asura karimbo ku rukundo. Ntago umuntu aba yasaze. Ntago umuntu aba isi ni kwimeze. Scientifically uko umuntu ava ku rwego rumwe ajya ku rundi hari imico mishyashya yadukana. Kubera ko nimba utega indege ugaflyinga economy kubera ko amafaranga ufite ubasha kwishyura, numara kubona amafaranga menshi ahageze you'll be flying business, ntabwo uzumva ntabwo ushaka no kumva economy ukuntu bimeze. You get it? So uko ugenda uzamuka ukora mu bintu runaka hari ibindi bintu ugenda bikwataka. Ibyo rero ahubwo ikibitera n'icyo ngicyo ntagiye mu bintu byinshi, ikibitera n'icyo ngicyo ntagikuba baciye. Icya kabiri ni igihe Satani ashaka kukwiba, none mujye mu mwuka ngo navuze ndi bugende faith side, sibyo? Hari igihe Satani ashaka kukwiba kuko bira Satani ngo abasha kumenya aho tujya, like destination. Nimba wowe uzagira show ya mbere irebwa cyane muri Afrika yose iri gospel related kandi Imana izabikore, sibyo? Akavuga ati nakomeza mu murongo we bino bintu bye Imana izayimushyikiramo, azasucceedinga, azakiza benshi, azanyirukana abantu. So aho ngo Satani abahareba kuzahagera, ababizi neza kuzahagera, akitamenya n'inzira uzanyuramo. You know watangiye kubona inzira, now the grace note is here and everything, ahita kohereza Ben akaza kugira inama. Kibira rero kugira ngo ibintu bizacemo tudushyira agapariti kakaraoke gatangira karimba gospel, ejo bagahita bashyira indirimbo z'isi, ejo nakazi ugatuvuga kuri utanga commentaire, yes, parara ukazashiduka ijambo ry'Imana utakirivuga. Nimba wari ugiye nk'ihuye ugafata hano za Kibungo Rwamagana ukambuka ugatandukira gutya, you get my point? So hagiye Satani nawe bizamo akakwiba. Aho ngaho rero izo ni impamvu ebyiri batubaje impamvu gusa, isn't it? Ntabwo yatubaje uburyo bwo kubigarura. Niki wavuga ariko nabwo wavuga an addition like ntabwo dumuhaga mu bintu byose, like I'm giving a response to everything, like I'm giving my mind, I'm giving what I think. So ibyo bitero biriho navuze ko nta nk'ibicitse amabere ko ibyo bintu byabaye byagenze gutyo. It's very normal, do not judge somebody like that. Ahubwo uri nk'umuntu umwegereye wamwegera mu bugwaneza ukamugira inama. Numwegirana umwete mwinshi cyane n'igikaka n'amahane, nta kintu uzaba uri kuvura kubera ko nta muntu wihuta nk'uwayobye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, uwo muntu yibwira ko azi kurusha uko ubitekereza. So nugiye kumugira inama imugarura
ukayimubwira nabi uhutiraho ntago azakumva guza ushenye byose. So ntago kubigarura ari ikintu nabona kano kanya byasaba abagabo n'abagore b'Imana kugira ngo bakugarurire bakubonye bakakuzana cyangwa se mwuka rero wenyine akakuganiriza. Ahubwo niki cyakurinda gufata iyo nzira? Ndagaruka buriya ibintu by'igikristo biroroshye, ni ukumenya uwo uriwe, like to know who you are, kumenya values, sibyo, indangagaciro na kirazira, ibintu akwiye kwerekezamo. Hanyuma ikindi ubone on social media, the content creations and everything, you can innovate to make things look more beautiful and understandable and precise and concise and get where it's supposed to get. Ariko when you start to deviate, so there's innovation but no deviation. You think about innovation more, but you prevent anything that can take you to the deviation. No kubyenda mbere yo kubijyamo. That's the only way to go. Kuba kwaje ibintu byinshi abantu. Okay. Nicyo wabwira n'ijambo ry'ihumure cyangwa se like your message to the youth, Christian youth? Yeah. Okay, Christian youth. Ndabyita ihumure njye abahungabanyije. Like your message. Yeah, message to the youth. So it's just a message. Ni ihumure rishobora kuzamo hari byinshi cyane bihungabanyije abantu. Yeah. Ariko my message to youth Christian. My message to youth Christian ni ukubabwira ko turi mu rugendo. Urugendo rugira dodani. Rugira imihanda y'imikuku. Hari aho mwambuka mukava nko mu modoka kubera ko mutabashije kumeza kugenda muyirimo mukagenda n'amaguru. Urugendo rugira umuhanda ugororotse mwiza udafite akantu na kamwe. Yeah? So expect to be a Christian. Things are not going to be on a straight line like this. There will be ups and downs. And when I'm talking about this, it's spiritually bizabaho, mentally bizabaho, physically uzarwara, uzagira utundi tubazo, financially ahantu hose urakomwa, urasurwa. Uzi impamvu nuko ijambo ry'Imana yavuga ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Sibyo? So ibyo ngibyo byose niko bimeze, niko bigenda. Ariko icyo nakubwira nuko ubutsinzi buri muri Kristo. Impamvu ubutsinzi buri muri Kristo ni iki? Nkunda kubwira abantu ngo tubashishwa na Kristo duha imbaraga. So ibyo ducamo, ibyo tugendamo, Kristo duha imbaraga niho tubashisha kubyambuka. Twamenye ko hari intambara ariko Kristo duha imbaraga aratubashisha. Ikindi nuko dufite ibyo twifuza nk'abantu, uko twifuza kubaho, iterambere dushaka, ibidusaza bitwirukansa. Nkunda gukoresha amagambo y'Imana azwi abantu bose bazi yoroheje kubera ko soko ariyo nzi gusa ahubwo nuko nyine ni abantu bisangamo. Ijambo ry'Imana ngo dusabe tuzahabwa, dukomanga tuzakingurirwa. Ujye gusenga iyo Imana ukisaba izaguha, komange uzakingurirwa. Yagiye guhaye umwana wawe ikinege ntiyabarwa n'ibindi byose. So usenge wizeye ibyo usaba Imana ibiguhereze. Ariko hari ikindi kintu cy'ingenzi, mwige kubaho ubuzima bw'umwuka, ubuzima buri spiritual. Like nubeho mwisi gusa, ube no muzima bw'umwuka. Ikindi kandi ube mwisi, nube mwuka gusa ngo ureke kuba mwisi, hose uge kuhaba. Ariko uyoborwe n'umwuka. Sibyo? Mu bintu byose ukora, mu bintu byose uvuga, kubera ko iby'Imana hari abantu bagiye bavuga ngo birya abarambe batashye. Sibyo? So you have to be there, and to be there always, every day, every hour of your day you need to be with God. So ikindi ugira amahame, umenye kuhamya. Iyo ubasha guhamya ku myaka mito biragoye. Iyo ubasha guhamya nawe ubasha kwigiraho kandi ugakomeza mu rugendo. Sibyo? So mu magambo makeya no gusobanukirwa ko dufashe igihe mu ntambara. Icya kabiri ni uko Kristo tubereye mu ruhande kugira ngo adushyikiye muri byose ko no duha imbaraga. Icya gatatu ni ukwemera kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Sibyo? Kugira ngo tubashe kugera aho tugomba kugera. Icya gatatu ni uko ubuzima buramya, ubuzima bushima, ubuzima busenga. Ndumva ari kimwe cyo navuga. Gusa warumbwiye kubwira kuba Kristo ku rubyiruko rw'Urukristo. Sibyo? Ibyo ngibyo nkubwiye hejuru biragufasha kwevolvinga mu mpande zose z'ubuzima. Urabasha kuzigeramo ubutsinzi kubera ko niho nyine ruzingiye kubana n'Imana yawe. Ariko n'urubyiruko rutarakizwa, namwe iki nicyo gihe. Ibi bintu murimo nta garanti bifite.
nta garanti bifite. Iki ni cyo gihe cyo gukizwa. Hahirwa abantu bamenya Imana, hahirwa abantu bakizwa, and gukizwa ku myaka mitoya ugakoresha imyaka yawe mu gakiza ukiri mutoya ntabwo byoroshye kubikubwira kano kanya. Ntabwo byoroshye kubibwira, ntibinakoreye kubyumva mu mutwe wawe kuko ni binini kukurusha, ariko uteye namwe gusa Imana itera izindi zisigaye 99, sibyo? So yeah, I think that's what I have for today. Thank you. Tuzishimira kongera kukugera again cyane. Ndahari kabisa, ntari ibi. Dusomye gato muri Matayo 5:14-16 haravuga ngo muri umucyo w'isi umudugudu wubatswe n'umusozi ushobora guhishwa, abakongeza itabaza ngo batwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. So abariko namwe umunyu wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza bahereko bahimbaze So mu ijuru. That's the message for the Grace Note kuri Faith in ages of social media. Nibyo koko dufite telefone, nibyo koko dufite ibyo byose dushobora gukoresha social media, ariko uburyo tubikoreshamo twibuke ko ari twe tugomba kuba urumuri kuri bagenzi bacu kugira ngo babone imirimo yacu myiza bahereko bamenya Imana. Mwakoze kubana natwe, tugeze rero ku gice cyitwa Vibe for Christ. Vibe for Christ. Definitely. That's why you're not boring. Yeah. So Vibe for Christ ni icyo tugira tukakubaza ibibazo bike na bike kugira ngo tukumenye Shema. Ndumva naje kubazwa. Okay, gana. Kuki utambwiye ko nzaza kubazwa? Nze niteguye. Nze niteguye nazanye utuntu tw'utuverise ewan. Nze nemeza umukristo avanga avuga ati mbonye Imana igenda n'amaguru i Kigali. What is that? Shema, abantu bose bakoze nk'umuntu uri cool cyane. Tubwiza ni kuri uwo bararyaye. Uwo bararyaye. Gwa amasaha menshi. Njya mbabara. Ndababara igituntu twinshi cyane tumbabaza mu buzima. Actually twinshi cyane. Yego. Tujye kuri Champion Podcast. Hari umunsi wigeze kuza ureba baravuga ati uyu munsi numva nta mudu rwose wamurakari cyangwa se mwigeze mushwana muri make? Mabanga y'akazi. Mwigeze mushwana? Kakubwiye. Nimba ari umurambere duhuza ni Barbara. Ako nimba ari umurambere dushwana. Okay, guza tubiretse. Buragenda Barbara turakundana n'inshuti yanjye mpagara nunde kuri. Sibyo? Ofete nta nundi umuntu abasha gukora Chimene. Nanjye nta nundi muntu twabasha kuyikora. Niko ntekereza, sibyo? Ako ya Barbara ntiduhuza akenshi. Sibyo? Ako ntago ndaza ngo murebe numve navuga ati shose nshaka kuyikora. Sibyo? Ariko ibintu byinshi ntago tubihuza. Ntago se muri mubibona. Nakubibona Barbara turaburana. Buranga nagerageje kubaha kuko ndi kuri show y'abandi. Ariko gwera kuri Chimene ni 50-50 nago yansohora. Sibyo? So mu byukuri tugera kutumvikana kwinshi kandi uko ruvuze about the moods kubyuka mu itondo nkagera kuri Chimene nkumva sinshaka kuyikora. Akenshi rwose biraba ariko njyewe yagenza nafite mood yo kuyikora, Barbara akaba afite mood. Cyangwa Barbara we akaza ntayafite kenshi ranyaca akazanye nyakamudu ndagahagaze meze neza. So iyo mukora muri babiri muracyazanye. Yego. One word to your daughters. Sorry? One word to the message. Oh my God, they are my world. My two beautiful daughters, Gianna and Brianna. They are my good friends. And we vibe together. Like when I'm with them, I'm living a life. Kuri telefone ako kigira ibibazo byinshi n'umujama wanjye umuntu namagaye ngiye kwinjira hano n'umujama wanjye twazanye na dropping ahita akomeza ariko nenge kumufata. So rero namamagaye ngasohoke mu nzu. Telefone yanjye ntabwo ngiye nyikoresha cyane. You have cards. Urambaza nanjye nkubaza ariko. Nagomba ko byahingamiye hano hamwe.
nkumva ko byahengamiye ahantu hamwe njye ndashaka kubaza ikibazo cya mbere njye njya kubaza ibibazo bikeya byiza kuko njye n'abantu tukureba especially abantu tukuziranye tugufiteho ikibazo kuki babaretse gato kuko iki kuri ino show uba witonze cyane turakuzirega njye mvuga amazina se bantumye guys ntago aritonda ni umukobwa w'umuco rwose w'imfura w'umwana mwiza witonda ariko hari ikintu nshaka ko mumenya kuri Corinne ntago yitonda gutya ndashaka kumenya impamvu kandi agira n'amahane hano barakunda bari mukona ni marayika murinzi wo mu ijuru agira n'amahane so akoze kwana natwe ni gute uye ntago ibi ntago biri buveho tubwire ko biba bimeze gute how did you come up like this niko kumwe uvuga Kristo ese Kristo ntakuzi so tell honestly nagisuzo but I'll come back with the whole crew tuzakora show duhagaze we make sure that we expose you big time yeah okay very before ntabwo uri mushyashya cyangwa nuko ko wakira abantu batandukanye bakozana amavibe atandukanye so kugira ngo ubakire ubumve uje ukeneye gutuza ugakora nabo nasaze kuko shema muramuzi ariko duko ndi mushyashya muri ibyo maybe ko bizagenda biza muzamfashe pe njye mujya kuri konde mujye mumagara amagarare hariye mubwiye ntibiti be you no njye mbibona you are that person so icyo ngicyo ni icya mbere icya kabiri ndashaka kukubaza ubuzima bwawe bwo gusenga bumeze gute buhagaze gute ugira umwanya ungana ute gusenga ku munsi uhereza umwanya Imana umbwiza ukuri ntumbanye umupolitisiye n'ubwivanga ibibazo bya politiki upfa gutuma nanyeganyeza ubwonko bwinshi cyane umwana wanjye n'Imana ntabwo navuga kuri buri munsi ngira igihe kirekire cyo kuvugana n'Imana kugeza mu gitondo cyangwa nijoro mbere uko ngiye kuryama bitewe n'uko umunsi wanjye ugenda n'urugero nk'uyu munsi ejo hari ibintu byinshi niriwemo naraye ntekereza kuri podcast no mu guest wanjye biba bigoranye cyane ko ndi bugirane umwanya munini n'Imana ahubwo nk'iyo ngiye gutangiye kuryama mfata iminota myinshi nkabanza nkumva gospel ntarangiza nkafata umwanya wo gutekereza nkabwira Imana ati byagenze gutya nuko nabigusabye uyu munsi byanshiyeho nabwiye nabi uyu muntu byagenze gutya ntayiganiza nk'inshuti yanjye narangiza ngasenga nkaryama njya ngira umwanya munini wanjye nayo ariko utari precise biterwa nuko umunsi wanjye uri bugende iyo urimo ibintu byinshi cyane mbikora mu gitondo mbere yo kubyuka hari n'igihe mbyuka rwose numva nta gahunda nifite uretse akazi ndi butangire saa 2 nabyutse saa 12 nshobora kugira isaha cyangwa iminota 45 ndi kwitekerezaho cyane narangiza nikomereza ubuzima bwanjye. How often do you read the Bible? Gake gashoboka izina rya Yesu ako singusekera nyitumeze kimwe ndi kugenda mbyiga ariko nukuri nari naramenyereye ko gukoresha telefone bampereza actually niyo nakoreshaga cyane ariko hari umushutanyi nagiye gusura witwa Nini anyigisha aranyagura cyane numva koko nkwiye kuyiga no kuyegera narindiriye application yuko bamakara vas ko kuza gusoma nkakagenderaho so abantu badukurikiye bari ibibazo bindi bajeje kubaza bibiri gusa dusoza birangije kimwe cyonyine oya ndakubaza ibibazo bibiri ese kuki ngiye kurwanira kuri show kuki ngiye kurwanira kuri show y'abandi okay when do you want to get married at what age? I'm already on that age. Okay, nice, but let's stop there. 2, is it okay to have a boyfriend or a girlfriend when you're a Christian as a youth? To be in a relationship, a couple relationship, doing coupling things. Like? I don't know. I've never been there. Maybe I got married at 20, so I've never been in a relationship. At 20, I was married. For me, yes. Kugira relationship no mujama. Yes.
ni byiza kandi birafasha but again as a Christian ni naye mahame yawe ni ukuhe witwara nawe ndi kumugira ntacyo bitwaye ahubwo amahame yawe nk'umukristo n'ibyo bya coupling ushobora kubigira mushobora kujya out mushobora kujya muri cinema but hari you can travel together you go to vacations out of the country you go to Mombasa and Zanzibar do all that stay in one room okay those were my questions thank you so much yeah bye yeah pick one here I pick one. Yeah. I can pick this? It's okay. Then So, which decision did you ever make that felt right to you? However, you couldn't convince others about it. Barambaje ngo nuwe mwanzuro nigeze gufata ku bwanjye nkumva ariwo ariko simbashe kumvisha neza abandi. Okay, hari wangumye mu mutwe. Byari bisanzwe biri health wise nari ndwaye rimwe. Muri covid indege zifunze. Nta bantu batravelinga ntaki. Flights zinahenze bya hatari. Hanyuma ndarwara ibintu byo mu muhumekero. Nagomba kujya kwa muganga. Nindivuza hano babiri ndwara ibintu birebire. Nicara muri salo n'abavandimwe n'inshuti zanjye n'abavandimwe banjye. Batumva ko ngiye kugenda nkaca mu kibuga cy'indege i Kanombe byari bifunze gusohoka mu nzu ari gutwara ibyangombwa cyo kuba umuntu travelinze n'ibiki ariko ngiye kumva ndi gupfa so mfata umwanzuro impamvu ungumye mu mutwe nuko na conference n'abavandimwe imyanzuro yo ntahuzaho n'abantu n'uyu munsi rero nafashe nyifata buri munsi sibyo ariko ngo byo ndabufata ndiyemeza ndasoka ndagenda babonye ko ngiye birabacanga bahitamo kumfata bangiza ku kibuga cy'indege ko n'uyu munsi tugarivuga ati cyakora munsi wari wiyemeje ariko n'indebye nashoboraga no gupfa ndagenda ndivuza ko narimo ndarengera amagara yanjye so kubwanjye byari bisobanutse ariko bambwiye ati gahangane guma ahangaha wivuriza ahangaha yereye kandi muganga yangira inama ko I have to go to somewhere else so no mwanzuro nafashe gutyo ariko ntibikora sinzi ko mba ndi i Kigali uyu munsi ariko wowe uteguye ibibazo oh my god this is nice When was the last time you experienced a deep loss? What kept you moving? Nijya ariko kubura umuntu cyangwa ikintu cy'ingenzi bikagutera agahinda gakabije ni iki cyagufashije gukomera guhomba ibintu byo ku bwanjye si ikintu nkunda ku this is a tricky question yeah but being frank is igihombo gishobora kuba nagize kinini nko guhomba nk'umuntu apana kumutakaza apana gupfa cyangwa iki nyine umuntu akava mu buzima bwe cyangwa se akakubera umuntu mubi cyangwa nyine ntimube mugihuje mukivibinze ku buryo mukomeje gukomezanya urugendo so si bya kera ni ibintu bibayeho nkavuga nko mu myaka nk'ibiri cyangwa itatu ishize icyankomeje ni just memories and what we build together as people and yeah you birebye umva ko at least that was not like a total loss you kept something that will make you run for life yeah last one nshange ko nta banga ngira se okay bambwiye ni irihe banga rikomeye ni irihe banga rikomeye watubwira
utari wasangiza benshi. Ese ahangayitse nshaka ikindi kibazo ni kuri ntabanga ngira gaturebe ibanga ryanjye ku giti cyanjye ritabizwi n'abantu ihanga ariko mpamo nk'isegonda rimwe ntekereza ndebe nk'inyeganyiza ubwonko ikintu cyanjye ntigeze mbwira abantu ntangiye kuvuga ijaba ariko ijaba nabibwiye abantu impamvu myambara nubwo nyine abantu bambajeho kenshi okay. Icyo ngicyo tukese kureba ikintu nakoze baseka nshaka nk'inyanga nakoze. Nyanga nakoze kabisa ari. Nsa nk'umunyamanyanga. Ko ni gashyashya ariko ikagerageza ndebe. Shanda kibuze. Nabi ibintu byanjye byinshi ngewe I'm this guy who is like an open book. Kereka ibiri mu bitekerezo byanjye nshaka gutekereza nk'umuntu nabi. Akandagatwara ibanga nzarebwira abana banjye ne bakura oya nukuri ntabanga ngira arabibahisha. If you could travel in time, would you visit the past or the future? Why? I don't want my past anymore. Why? I don't want it. It's just the past. I don't read my books backwards. Mugani wa Priyanka Chopra. You know what? So if I could travel, if I could travel in time, I wouldn't visit my past because I already know my past. It's not really a fantasy to me. It's not something that I dream to see. I've seen it already. Yeah. And the reason why I don't want to go back in my past is because I grew up in all aspects of my life. Mentally, physically, spiritually. If I try to go backwards, then I'm going to go again to the starting point. I'm going to start from scratch, and I don't want to do that. Nobody likes that. Yeah. So what I want what I would like to visit is the future, to see things that I didn't see, I have never seen before, and yeah, see the greatness of God into it, because I know God has better plans for me. So the future is brighter, man. Yeah. Ntago nta kapera ukuntu kaba kagiyemo akaburo kanjye ngusubije ngewe ntago nzi kuririmba gato cyane ako ngako ntabwo umushipurida batazi umushipurida yakazabwiye kumva umushipurida akora rero buriya umushipurida ashaje afashwa n'ibintu byinshi buriya agenda abashipurida bafashwa na baking ihagaze neza ikaba ifite imbaraga za instrument zihagaze neza ubundi icyubahiro kikaba ikimana. So ngiye kuririmba kwanjye ni gerageza gato cyane gato uruwera wera uruwera umwana w'intama wicaye iburyo bw'Imana Data uruwera wera uruwera. What? No, I'm not. That's it. Ngenda umushipurida wo mu rusengero ntabwo ndaho kuri podcast. Mujye muzana ba Linda babahereza ubundi Linda wazamuzanya akajya curanga hariya karaoke tukishima. Nakoze kubana natwe ndabizi neza ko Shema yaguma ahangagiye ukajya mu gitondo ariko twanezerewe kukugira. Thank you so much, brother. Please come back. This is your home. Kugira abakristo bazi Imana kandi badufasha to grow mu buryo bwose. Nibaza ko iyi topic menshi ifashije kandi hari abakristo benshi bazamuriye kwizera no kwemera. So God bless you so much. Thank you so much. And, I will. We just. I'm like one call away. Just let me know, and I expect to have you on chime in as well. Yeah. Tomorrow, one call away, man. Kula kulipa. Thank you so much, guys. Bye. That's my name. High five.